ko ndagera imusozi gute basi ngo ndengere umwana. Sasa nibyo nantege ko mwica akajyana n'umwana nta kintu na kimwe cyawe nshaka kiguturutseho. Wa mugabo ko ntacyo nagutwaye, ko nta kintu negeze ngutwara. Nese wagiye ukamutunga basi ukandeka nkabaho njyenyine. Nta kintu nzakubaza ariko utandoshye muri aya mazi. Basi wambabariye n'umwana. None se ndakamumajije. Basi wambabariye ukareka umwana. Wambabariye ukareka umwana wo kabyara we. Basi wanyishe njyenyine umwana wanjye ukamureka. Ndakwinginze mbabarire ureka umwana. Ndakwinginze. Wambabariye basi ukareka umwana. Kandi nawe nimba ufite impu. Basi buka ko twabanye ungirira umutima wa kimuntu. Ubu none ubyibagirwe ko nabanye nawe. Basi subiza y'umwana ndakwinginze. Wa mubyeyi we niba uzigise wambabariye umbabara ndabinginze oya. Muko wambabariye ukarengera umwana wanjye. Wambabariye. Mbabara ndakwinginze rengera umwana wanjye. Reka basi njyewe njyenyine. Nawe uzabyara, nawe uzabyara. Wangiriye umwana wanjye mpuwe ko nkwinginze. Mana we umwana wanjye. Wambabariye muko ejo uzabyara warengeye umwana wanjye. Ndakwinginze ngirira impuhwe basi. Niba umugabo atankeneye nimunyice njyewe njyenyine umwana mumubabarire. Mugabo wanjye nashatse wambabariye. Basi nyica njyenyine umwana umureke. Uyu mwana ntuzi icyo ejo azaba. Uyu mwana ntabwo uzi ikintu ejo azaba. Urazi umuntu nkanjye naryamanye n'umuntu nkawe. Basi njugunyamo njyenyine. Basi ntamo njyenyine n'umwana umureke. Basi mumpe. Koko wagira. Muko wambabariye ko nkwinginze. Wambabariye ndakwinginze. Wamfashije umwana wanjye ndakwinginze. Koko utaryamamo.
ibuka ko uyu mwana basi ari we wamubyaye umbabarire ndakwinginze. Komeza ko nawe nakuye iwacu wambabariye ndakwinginze. Ndabizi ntabwo namwigeza ariko mfashe amura umwana wanjye umujyana ntazabura n'umuturanyi uzamwonsa. Amazi amufasha neza wamuza murenga asigara njyenyine mbabarira ndakwinginze. Wageze umutima wa kimuntu mbabarire ubusa ko nawe hano. Usaba ko ndagera imusozi gute basi ngo ndengere umwana. Niyo njyewe napfa ariko umwana wanjye basi akabaho. Ariko mana umugabo mfite yaba basi nari ndengeye umwana wanjye, yaba basi nkabona n'umuntu utambuka nkamumuha akamwijyanira. Ko n'ubundi umugabo yakaniye ko ntabana nawe mfite ubu bumuga. Wenda urashaka urahari ibyo ukinyerekana niyo mpamvu wanze kwicara ngira ngo nawe uzanye ibiro mana we ibiro magana 3 nawe numve uko ibiro mana we no uzambona neza naribi Nanguze ibitotsi mbishaka cyane. Uri serious? Estoy con Vero. Mwana wanjye nunapfa nzaba narwanyije ntacyo ntazaba nakoze.
Ubuse koko kivu kingana gutya kibura n'abantu batambukaho. Sha nanjye umwana wanjye aho kugira asiga ubuzima hano ndakora ibishoboka byose. Ubuse base ni umuntu waba wayitaye aha ko nawe mbona hafi ahazi. Mbura kubona n'umugozi basi ngo nzirikishe. Ndawukura he? Uyu mugozi ndawukura he wenda iyi base ko yari kumbera ibisubizo. Umwana wanjye basi akayicaramo. Uriya mugabo agiye kuryoshya azi ngo napfuye. Cyatumye yamanuka itampitana. Imana ifite umugambi sha. Ubusa hano ikinana habona koko cyamfashe. Ntabwo cyanzirikira. Ariko mana oya ataza kuvunika. Ntabwo mvunika Arajya nkuvuna utarabyara. Oya ngira no weekend byo. Banyanze kubera ko nako yiryamyeho. Aha umugabo byavuze urabikora akaba ari byo nkora kubera ko nibyo washatse. Hari wambwiye kuryama gute? nzamenya ndi kuma gushaka. Rero ubwo rero razagica. Mana wehe. koko mana wambabare ikibondo cyanjye basi kikabaho koko. Ikibondo cyanjye koko mana wambabareye. Umwana ko ntazi icyatumye mubyara mfite ubu bumuga. Wambabare umwana wanjye basi nkabona mugejeje ya hejuru. Ubuse yaba uyu mugore bashobora kuba ari abandi baza kurangura indagara bataye ibase ha. Se ndashyika yararuguru ko mbona ari kure we. Ariko noneho ikindi kandi njye numva ishuri kuruca. Urumva umeze ute se wika tumeze? Urumva umeze ute? Ndameze neza ariko nkunda umusatsi wawe. Yego. Ukajya wimbaza ngo nkubwire ikintu nkunda kuri wowe. Abona bankubajije kandi ni ngombwa kubimbwira ntabikubajije sibyo? Cyambere nkunda umusatsi wawe. Icya kabiri nkunda amaso yawe. Icya gatatu buretse se nkubwire n'ibindi. Nkunda ukuntu unkorera ibintu neza. Icya kane nkunda buno bwoya bwawe na bwa bundi buri kunda. Hano we. Shaje rero ubundungura pe ubundungura. Twazatuma mwizirikaho maka. Yego. Yego ko. Niba bikubiye gake kumva umuntu cyangwa se umutipe abwira umukobwa ngo ngukundira iki giki. Amarangamutima yanjye yose mba nyaguhaye. Izo cyose umwana nawe ni byiza pe. Ntabwo wabyumva ndabikunda mba numva kwasomana buri kanya. Yego. I
love you baby. Love you too. Akaza. Yewe tube tuvuye hano kuko ndabona ntazi. Ugize rukuruzi se? Oya, ari ushatse kuvuga. Ugize iki cyo gutuma wabutaha. Wenda bibaye ngombwa nyine. Ndumva nanashyushye. Sabwo ntabwo uzi koga. Ni base gusa ni. Umvira wa muntu nani ushangwa njyane ku mazi koga. Kireka. Uturazamuka tutoze. Kireka nyine ngushakishije sibyo koga ariko atabijisha kugira ngo bishaje ngo usigare wowe. Ntabwo koga. Nani yatinye. Nani nshaka ko ari wowe tujyana. Ni base Ibase. Bivuze ngo tugiye gusubira mu rugo gutyo gusa. Twagera muri dushe gusa. Nyine impamvu ntabwo wakwimvisha impamvu ubona kuganya impamvu ubona kuganya nuko kugira ngo tuganire tuje hanyuma nituva hano njya kugura n'akantu kinagendetse. Ikindi kandi ntabwo mba numva nyine imishinga yanjye cyangwa se iterambere ryanjye narigane hamajaga niyo mbona kuzanya hano urabizi niwe iterambere ryanjye. Ndabizi gusa nyine ndumva nishimye cya gitekerezo hari uyu mumama se mana yanjye waryamye ahantu n'umwana mu ibase. Yewe mama, yewe mubyeyi, yewe byagenze bite kuryamye ahangaha n'umwana mbona uri ndekera umwana. Nese byagenze bite? Ndekera umwana. Byagenze gute mbwira? None se uje hano ku mazi? Naje kurangura injanga none nyine yongeze hariya mbona uryamye gutya n'umwana mu ibase. Nibaza ukuntu byagenze bite? Yewe ese uri umukobwa uri umumama? Genda cyari umukobwa. Mana we, ese umuntu w'umukobwa urashobora kumfasha koko? Nese byagenze bite ubundi kugira ugera hano ngaha ndabona wiziritse umwana mu ibase. Byagenze gute mama? Sha inkuru yanjye ni ndende. Inkuru yanjye ni ndende wa muvandimwe we. Ukuntu nageze kuri aya mazi sinamenya aho nahera mbikubwira. Ahubwo kubera umunaniro udutotsi twari tuntwaye habe no kwibuka umwana wanjye kuri iri zuba. N'iri zuba ritamuteye indwara sinzi. Yo kanasinziriye. Nese ubundi wageze hano ngaha? Nese basi utuye hano hafi? Njye ntuye hari haruguru gatoya. Wambabara ukampa ubufasha ukabyara. None se mama ahantu wahageze gute ubundi? Ahantu rero ukuntu agatu buriwe numva meze. Kumva nyine mu mutima umubiri wose ndakukumva. Ese rero kuri none wowe ujye untungura pe. Mbera mushya mu maso yawe. Uzi ko ndi kumva wandirimbira ahubwo yandirimba uhora ndirimbira iyo twahuye. Ariko nagenzeho agace gatoya. Ikibazo ntazi mfite pe. Ndirimbira hejuru. Ni ukubera iki so? Nyine no kubera ko nyine uba wankoreye ibintu byinshi cyane bigatuma hari n'ibindi bintu byinshi binjya mu mutwe ugasanga uko nanayiririmbye nshobora kuyibagirwa. Oya. Ikintu wavuze ntabwo wakibagirwa. Maze nanjye namaze gufataho nk'utuntu tubiri niyo ndirimba. Kandi ibaze ko ngewe njya ndirimba nagera hagati kubera ibyishimo buba mpaye ukagiye indirimbo yanjye bayiroze. Barozi baragowe kandi ndirimba mbere. Rega ni gatenze rega tubizi ko baze kubimbwira nka kabiri. Ndirimba kuzi twumva. Aha kandirimbe wenda ako nibuka kubera ko urabizi nanjye ntabwo nyizi neza sibyo. Ongera umbwire yuko nkunda niyo byaba inshuro igihumbi ndagukunda. Sinyandambirwa kubyumva iteka bimbera bishya. Ntabwo nyine nafashe. ubu nazanywe n'umugabo nishakiye. Washatse? Umugabo nashatse tumaranye imyaka 18. Niwe wanzanye kuri aya mazi aza ari kumwe n'inshoreke.
mubyeyi inkuru yanjye ni ndende n'uruhinja ukuntu nabikubwira n'uruhinja noneho wari kukwereka uwo mugore ari kuvuga ngo jugunya uwo mwana mu mazi nawe wari ndababaye disi ndababaye rero nanjye ntabwo naba nyigusiza ahangaha umugabo wanjye ngo ntakeneye ko tubana ngo kubera ngo namaze kugira kino kibazo ngo yiboneye abagore bafite imisatsi ngo yiboneye ngo inshoreke nziza ngo ntabwo ndi uwo kubana nawe ngo kuko nazigera ntuma amazi sinzigera njya kumuhahira sinzigera nteka ngo arye ngo abonye ko igisubizo ari uko njugunya mwaya mazi ihangane sibyo nuko nibwo nikuruyemo n'umwana mbona kubw'Imana Imana yakoze n'ukuri nta kuntu aka gahinja kaguye muri aya mazi basi yaba warundokoreye umwana njye nashaka ngapfira mwese ntabwo nabasiga ahangaha ahubwo ngiye guteramo uyu mwana tumutware nawe nshaka ukuntu ngukura ahangaha basi nkujyane mu rugo kubera tuzagaruka ejo nubwo tuzagiye nta kibazo n'amasaha yanakoze uzi kumbwira akantu keza tuzora ushakira nazitwara ukagenda utazambaye nawe ubwo se ukandagiye mu kintu ejo ubwo urukundo urugendo rurangiye mana yanjye kanya usitaye watangira ngo ushyire ndapfuye yego ko dore ngo utwaze kuko kajya witwaza ibintu mpari ndagukunda yuko ahantu se mana ani na habi waterura neza dore karacyari gatoya iyi base se y'umugira neza sinzi ari n'iyande niba nisiga wanshoborana n'uyu mwana se mbese akaguru kamwe ntigahagarara nta na kamwe gakora yose yabaye pararize ubu turabigenza gute koko njyewe ndagenda gutya kurenda tugezeho nta kibazo ariko mbona untabariye umwana bazi base tugenda gake gake dushaka kugera haruguru naho kuko ni ku muhanda Imana izaguha umugisha iki gikombe unyumukeje Imana izaguha wihangane rero uzamuke gake gake tugenda njyewe simbabaje nk'umwana wanjye sana iyo base ngutwaze wowe n'ukuntu ugenda udakurubana nta kibazo ntabwo nari nzi ko habaho abana b'abakobwa bagira impuhwe gutya ihangane ni ukuri mubyeyi ariko uyu mugabo n'umwana mubi pe nk'iyo ndaya imushutse koko burabo bazaramana wakwibaza ngo uwo mwana w'umukobwa we azi neza ko bazabana nibwo we yizeye iki mureke inkoni ikubise mu kiyobo yirenze urugo wa mwana w'umukobwa we ntubufasha mbona unangejeje no mu muhanda basi gusa cyangwa basi witwarira uyu mwana wanjye ugiye kumurera umwana se nabwo namutwara ugasigara ahangaha ahubwo sinzi niba byashoboka nkaba nazamura nk'umwana kuko mu rugo ni hari hafi nkaza nkakureba reka nkubwire we turahurira mu nzira reka nkubwire wivunika kuko n'ubundi ngenda utwa n'uwapfa sinihaye amazi nta kintu na kimwe nkoze iyo basi wari ujyanye uwo mwana njyewe washaka ukandika nta kibazo cecekera sheri ndumva kuko ni nacyo umugabo yanzishije ngo ndi uwo kurya ibyiwe gusa ngo ntacyo mumariye abagabo muri iyi minsi mana babaye abagome gusa pe abagabo bazima bakiriho n'inyamaswa gusa usubura iriya ruguru koko uyu urabona atari no kuzanyicira mu nzu umugabo utinyuka atwara abana akaza kundoha hano n'umwana ungana uko ihangane mana muko simpuza ariko Imana izaguha umugisha iyaba akaguru kamwe basi kari gahagaze reka nta na kamwe gakora nta na kamwe gakora ntacyo komeza wikora nawe yabonaga naramuteye iseseme ariko nawe azabona isi izabona idasakaye isi turi kandi twabanye ndi muzima